ikaze n'ubundi ubwoko bw'Imana duhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1 ndetse no ku yindi mirongo no mu bundi buryo bugiye butandukanye amateraniro ego ariko nyirizina duhuriye kuri umurongo wa Irera TV1 kugira ngo twungurane byinshi mu buryo bwihuse kandi mu gihe gitoya kandi kuri benshi. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana ndabasuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Yego ikiganiro cya buri munsi kinyura kuri uyu murongo wa Irera TV1 twungukiramo byinshi cyane tureba nyirizina abatubanjirije ubuzima babayemo, tunareba icyo Imana ibivugaho dushingira ku cyo Imana yatubwiye muri Bibiliya kugira ngo twebwe nk'ubwoko bw'Imana tuze kumenya icyo dukora n'icyo twareka. Rero ndagukangurira kugira ngo ufate aho wandika cyangwa nyirizina ujye mu mwanya ukumva ikiganiro mu buryo bwimbitse kandi n'ubyihererane umenyeshe na mugenzi wawe kugira ngo musangire ibyiza binyura kuri uyu murongo wa Irera TV1, dore ko ari byo bidufasha mu gihe nk'iki ngiki kandi ndetse bifasha na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho nabo bikazabafasha. Rero kubizirikana no kubyitaho ndetse no kuba umuntu yabyandika ibyo twigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 byose kugira ngo tuzanabone uburyo twabyigisha n'abandi. Yego Bibiri hari ikigenda bivugaho nko mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino naho habivugaho babwira ati mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abikorino ibice 5:18 babwira ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva kunga n'abandi ku Mana ni iby'igiciro kandi ni ngombwa n'inshingano nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba incamake y'amateka yaranze itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. Yego muri aya mateka yaranze iyi tariki turasangamo umuntu wiswe igitangaza mu buzima bwe bwose. Muri iki kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kandi turabonamo uburyo bwaguhindura ukaba umuntu w'igitangaza mu buzima bwawe. Twongere twibukiranye nk'ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza mu isi ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ndetse kandi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya igenda ibivugaho ikanabisobanuraho idusobanura mu buryo bwimbitse, dore ko ari naho dusanga imvugo y'Imana yacu mu buryo bwuzuye budashidikanywaho. Niho uraza gusanga n'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino ibice rwandiko Pawulo yandikiye abakorosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera kwa 2 habisobanura buryo ki duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru nk'ubwoko bw'Imana. Haranditswe ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ngubwo ubwoko bw'Imana uko buteye no mu miterere yacu nyirizina. Rero hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko nyirizina aho bahoza imitima yabo harabatamaza, ibyo babamo n'ibyo birirwamo yego biraberekana bikaza kubanyomoza ibyo baba barimo kwibeshya no kumenyesha isi yose ku mugaragaro. Niho uzagusanga n'ubundi urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:5 naho harabivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Hakomeza bavuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo bamwizeye, tugiye kumva ku buryo burambuye amateka yaranze itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. Ariko turareba tutise abantu babayeho mu gihe cy'amateka ubundi bakoraga iby'Imana ishaka, idusanga barakoraga iby'Imana ishaka, n'ubundi turagendera mu murongo n'ubundi bari barimo, dore ko Imana igenda ibitumenyesha. Kandi nituza gusanga bari mu murongo w'iby'Imana idashaka, turava mu kinyoma cyabo babayemo twe dukora iby'Imana ishaka. Tubyemezwa n'iki rero? Tubyemezwa n'imvugo y'Imana cyangwa n'icyo Imana itumenyesha mu byanditswe byera biboneka mu gitabo cya Bibiliya, dore ko aricyo twifashisha mu kiganiro cyacu, nicyo gitabo twifashisha kugira ngo tumenye ukuri kwa nyako kuzuye.
yego ku buryo burambuye rero kuri aya mateka yaranze iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 ku ya 28 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi 1714 George Whitefield wiswe umuntu w'igitangaza mu gihe cye yabayeho kubera uburyo ubutumwa bwe bwashoboraga guhindura abamwumva. Yavukiye uyu George yavukiye i Gloucester mu Bwongereza. Ubutumwa bwe nibwo bwakanguye mu buryo bukomeye Amerika ya mbere. Aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Abantu babayeho muri kino gihe kuri aya mateka twumvisheho makeya bakoraga iby'Imana ishaka. Niba barakoraga iby'Imana ishaka ni byiza cyane, kandi niba dusanga batarakoraga iby'Imana ishaka turava mu kinyoma cyabo, twebwe turebe icyo Imana idusaba gukora bari cyo dukora. Tugiye kwifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ari bwo buryo twebwe turaza kugenzura nk'ubwoko bw'Imana ku isi yose, tugenzuza ukuri kw'ibikorwa n'ibivugwa byose muri rusange. Tugiye kureba n'ubundi muri kino kiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana, tubonemo uburyo bwahindura cyangwa bwaguhindura ukaba umuntu w'igitangaza mu buzima bwawe. Tugiye kureba rero ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Iri jambo ry'Imana tugiye kurebaho icyo ririmo kubishimangiraho cyangwa kubivugaho. Tubonye ko muri aya mateka uyu George niwe wari ufite ubutumwa kandi bwabashije kugenda bumenyekanishwa muri Amerika, dore ko bwagiye buhindura abantu bamwumvaga kubera uburyo ubutumwa bwe bwashoboraga, uburyo butambutsaga bwashoboraga kumenyesha abantu icyo Imana ishaka ko bamenya, bakaba bahinduka bakagenda ku butumwa Imana yamuhaye ngo abamenyeshe. Rero nyirizina ubu butumwa bwe bwaje gukangura Amerika mu buryo bukomeye cyane, Amerika ya mbere. Rero bwoko bw'Imana, ijambo dusomye hano ritweretse yuko iby'Imana yo yavuze, icyo Imana yavuze tuza gusanga mu byanditswe biri mu gitabo cya Bibiliya, bifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo twebwe dutekereza nk'abantu nyirizina. Rero iyo wamaze kuba umwana w'Imana, iyo wamaze kuba ubwoko bw'Imana, iyo wamaze kuba wera cyangwa umutagatifu, iyo wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, umaze kwizera ko yagupfiriye kubw'ibyaha byawe, iri jambo ubasha kurigenderamo no kuryubahiriza, dore ko ritubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Yego, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Kwigisha umuntu biraza guturuka ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Bibiliya gusa. N'uwaza gusobanura cyangwa kwigisha nyirizina kandi akaba arimo kuvuga ibigendanye n'iby'ubwoko bw'Imana, naho yaba adasomye ariko ntabwo ajya ku ruhande rw'icyo ijambo rivuga mu byanditswe muri Bibiliya. Yego, ahuza nabyo, ntabwo abirwanya, ahubwo ahuza n'ibyanditswe muri Bibiliya. Rero tubonye ko ibi byanditswe biboneka muri Bibiliya bishobora kuguhindura udasanzwe, cyangwa bishobora kuguhindura igitangaza, nk'uko hano tubibonye uburyo wakora ukaba uw'igitangaza mu buzima bwawe. Uraza kuba igitangaza ubiheshejwe n'imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana uraziheshwa n'icyo Imana yavuze cyane, icyo Imana iri kubwira,
kugira ngo nyirizina ujye kuba uw'igitangaza cyangwa gukora ibidasanzwe, dore ko ibitangaza n'ubushobozi n'ibidasanzwe mu bantu biraza guturuka ku bushobozi burenze ubw'abantu nyirizina dutekereza. Uraza gusingira izo mbaraga mu buhe buryo rero? Uraza kuzisingira uzihawe n'Imana. Imana iraziguha bigenze gute? Biraza guturuka ku ijambo Imana yo yavuze, kugendera ku cyo Imana yakubwiye wabasha gukora, kiraza kuguhesha kuba igitangaza no kuba udasanzwe kubwo kubahiriza umurongo ngenderwaho Imana yaguhaye cyangwa yaduhaye nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa yahaye abantu bose mu isi kugira ngo ubasha kubyubahiriza no kubigenderamo abe udasanzwe, abe igitangaza. Tubonye yuko ibi byanditswe byera nk'uko byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uba igitangaza aba azi cyangwa asobanukiwe cyangwa afite ibyo abandi badafite, ni nayo mpamvu biraza byitwa igitangaza. Impamvu biraba igitangaza ni uko ibyo bintu bidasanzwe mu bantu araza kubikura he? Araza kubiheshwa n'uko afite ibirenze iby'abantu nyirizina cyangwa ibirenze ibyo kamere muntu yaba ifite. Rero niho tubonye yuko kuba igitangaza uraza kubigirwa n'ijambo ry'Imana kubwo kuryiga, dore ko tubonye yuko ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Wumva ibyo byanditswe byera nibyo biraza kukwigisha, bikwemeza iby'ibyaha byawe no kugutunganya no kuguhanira gukiranuka, kugira ngo ibyo byose umaze kubinyuramo, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ngira ngo kubaho mu buzima bw'igitangaza cyangwa kubaho mu buzima bw'ibitangaza, uraza kubibamo ukora imirimo myiza, cyangwa ibyo bitangaza cyangwa ibyo bidasanzwe byakugaragaraho cyangwa byakubaho biraza kuba bishimangira binahamye iby'imirimo myiza Imana ishima, bibe ubiyobowemo n'uri n'iki, ubiyobowemo n'umwuka w'Imana. Rero ubwoko bw'Imana muhere hirya no hino uraza guhindurwa igitangaza no kugendera mu murongo Imana nyirizina yo yaguhaye wo kugendera mu murongo. Urawukura he? Urawukura mu byanditswe byera biboneka mu gitabo cya Bibiliya. Yego rero ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri kino kiganiro cy'amateka mwiyobokamana, ikiganiro cyari kirimo amateka aranze itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. Ndabakumbuza no kumva ibiganiro byatambutse, nimba uri mushya cyangwa aribwo ugeze kuri uyu murongo wa Irera TV1 ndetse n'ibindi bizakurikiraho, uraza kubishozwa no kubihabwa kugura bukoze subscribe kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho ujye uhita ukibona mu buryo bwihuse. Rero ndabashimiye cyane, yego ko mudahwema kumenyekanisha ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi mu buryo bwose mushoboye, dukoresheje imbaraga zacu n'ubwenge bwacu bwose n'ubushobozi bwacu bwose n'imbaraga zacu zose kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe buri hano kuri buri gikorwa doza umutima ku byo wacu mu ijuru, kandi ubwoko bw'Imana nyirizina tubifurije kugira ngo amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.